mu karere ka Muhanga murenge wa Nyarusange ku kiraro gihuza Muhanga ndetse na Ngororero habaye impanuka ikomeye aho imodoka ya Hoho yerekezaga mu karere ka Ngororero yarenze umuhanda ikagwa mu mugezi muremure wa Nyabarongo. Kugeza aya masaha ikaba ikirimo ndetse na shoferi w'iyi modoka akaba ataraboneka kuko yibiyemo hasi, dore ko uyu mugezi wa Nyabarongo wari wuzuye cyane kuko turi mu bihe by'imvura nyinshi. Iyi modoka yaguyemo ngo yaritwaye n'umushoferi witwa Mugwaneza Idirisa, akaba yari asanzwe akorera kampani y'Abashinwa iri gukora ibikorwa byo kubaka umuhanda Muhanga Karongi. Bivugwa yuko ngo iyi modoka yakoraga akazi ko gutunda amakungasi y'Abashinwa, ndetse ko intandaro y'impanuka ateye no kuba iyi modoka yaracitse feri kubera yuko n'umusanzwe ngo yari ishaje cyane kandi ngo yari isanzwe izwiho bino bibazo. Iyi modoka ngo irenze ku rwibutso rwa Nyarusange, umushoferi yakoze kuri feri maze ziba amazi cyangwa se zanga gukora. Nibwo yahise ahamagara mugenzi we bakorana amubwira yuko imodoka imunaniye kandi rwose ngo irimo kugenda cyane. Mugenzi we ngo nibwo yahise amugira inama yo gushaka aho yayegeka ku mukingo. Bitewe n'ibimenyetso bigaragara byerekana ko mbere yuko iyi modoka igwa muri Nyabarongo uyu mushoferi ashobora kuba yarwanye nayo bikarangira ihamugejeje n'ubundi kamutamu. Kugeza ubu ngubu imodoka ntagenda kurwa muri Nyabarongo ko yibiyemo hasi cyane, ndetse n'umushoferi witwaye nawe ntago aragaragara. Gusa twasize haje imbangukiragutabara ndetse n'imodoka zishinzwe gukurura zaruhamye zirimo kurwana no kwishakisha ngo ziyikuremo, nubwo ibimenyetso bigaragaza yuko bigikomeje kuba ingorabahizi bitewe n'uko Nyabarongo yuzuye cyane ndetse n'uburemere bw'iyi modoka. Ngaye nguko rero reka dutegereze turebe iherezo ryabyo, nihagira ibyo tuza kuza kumenya kuri iyi mpanuka turaza kuza kuyimenyesha kare. Nkubwira ngo nyiracyari Obi na ngi ni Obi Time News mu karere ka Muhanga ndetse na Ngororero. Obi Time News.